ndabasuje mu izina rya Yesu. Reka nongere mbabwire ngo Imana ibaho umugisha, moko Imana bikuri mwe. Nongere shimira abantu mubana natwe bakurikirana Imana n'Inzira TV, abadahwema kubana natwe, badukunda, badusengera, batwandikira muri komenti. Nukuri Imana ibaho umugisha. Kashimire wewe wakoze komenti ukandikamo kuramba nishimye kandi mba mbibona. Reka nongere shimire wewe wakoze subscribe, Imana ibaho umugisha. Wewe wakoze kwa like ndetse ukohereza abandi, Imana iguha umugisha. Wakoze share kohereza abandi, Imana iguha umugisha. Nukuri reka mbabwire ngo Imana ikomeze kubagira neza. Nkuko bisanzwe ni Pastor Diane, kugira ngo tumaze kumenyerana, turakundana, inshuti zanjye, babandi mubwira ngo murankunda, nanjye ndabakunda. Noneho hari ukuntu byandika nkumva ndishimye, kandi uko nukuri nkumva ndanezerewe. Iyo umbwiye ngo urankunda numva nishimye. Nyamuneka abantu benshi babuze babwira ngo barabakunda, niyo mpamvu iyo bivuze ukabimbwira numva nishimye cyane. Imana iguha umugisha cyane. Iyo bivuze bivuye ku mutima numva nishimye. Rero ndagarutse nanone kugira ngo twongere tuganire amagambo meza y'Imana. Nababwiye ko twivugira Imana, tukivugira ibyiza by'Imana, kandi nukuri dukeneye kumva ijambo, dukeneye kubana n'Imana, dukeneye gusenga, dukeneye kongera guhaguruka tukaba imbere y'Imana. Abantu bakongera bagasenga. Turi iminsi ya nyuma aho Satani agaha ibitero kugira ngo abantu bacike intege, abantu babivemo, abantu bongere bitoto imbere Imana. Ariko ndagira ngo ngire nkwibutse ngo kunda gusenga, kunda kubana n'Imana. Intambara urwana ntabwo wadushobora udasenze, ariko nusenga ukabana n'Imana, Imana izajya kurwanira. Rero Imana ibaho umugisha kandi amoko meza y'Imana akomeze abe kuri mwebwe. Ndagira ngo dusenge Imana, hanyuma twongere twinjire mu ijambo ry'Imana, twumve ikintu Imana kize ku mitima yacu. Ariko ntangire mbabwira ngo ndabakunda nukuri, mbikuye ku mutima, ndabakunda nukuri, kandi mwebwe munyandikira na comment mukabimbwira. Imana ijye ibaho umugisha. Imana turagushimiye kandi turakubashye. Izina ryawe Ebifodrai rihabwa icyubahiro, kandi bwawe nibuze. Tugushimiye ko waturinze kandi ukabana natwe. Benshi bageze hacecekirwa, abandi bamaze kwibagirana, ariko twe waraturinze, ntacyo twatanze, nta nicyo turusha abandi, ahubwo nimbabaziye n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Mana uhabwa icyubahiro. Nyemerera uho umugisha abadukurikiranye, abakurikiranye ijambo, bari kumvira ijambo, bakunze Imana n'Inzira TV, baho umugisha, ubagire neza. Mana buri muntu wese ubana natwe umuha umugisha, kandi imbaraga zawe Mwami zikomeze zibe kuri bo. Abarwayi bakize, bafite ibibazo bitandukanye basubizwe nawe, abihebye bahumurizwe nawe Mwami. Bana natwe mu ijambo, ubuntu bwawe n'urukundo imbabazi bitubeho, mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Mana ibaho umugisha kandi Yesu akomeze abagire neza. Hari amagambo ari hano anejeje umutima wanjye, ari mu gitabo cya Zaburi, Zaburi ya 34 umurongo waho wa 9. Aravuze ngo nimusogongere menye yuko Uwiteka agira neza, ahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka mwabera bemwe, kuko abamwubaha batazagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Haleluya. Iri jambo ryaneje cyane, ndumva Imana irimpaye ngo turisangire. Hari amagambo akoze ku mutima wanjye. Ebifodra instance manda ya sire grome, urakoze Mana. Haravuze ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza. Mana ishimwe, nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Amina. Reka nkubwire ngo ushobora guhungira kuba wiringiye ntagire icyo akumarira, wakwiringira umunyamaboko ntagire icyo akumarira. Ndirimba nejeje ivuga ngo shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Umwuka Wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, abwikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni,
habwa ikuzo mana yanjye kuko urabikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo mana yanjye kuko urabikwiriye. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo nimwubahe Uwiteka, nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka mwabera bemwe. Amina, amina, kuko abamwubaha batazagira icyo bakena. Imana ishimwe cyane. Muri byuzuye umwuka wera aravuga ngo ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Impamvu ya mbere, amaso ushobora kuyahanga akazi, ejo akazi kagahagarara. Amaso wayahanga umugore cyangwa umugabo, ejo bigahinduka. Amaso wayahanga abakomeye, ejo bigahinduka. Ariko turashimira Imana, iyo umuntu ahanze amaso Uwiteka, iyo umuntu yiringiye Imana, ntagira icyo akena. Biravuze ngo imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abiringiye Uwiteka ntabwo bazagira icyo bakena. Imana ishimwe cyane. Birashoboka kuri gusenga ukabona ko nta nzira. Imana imaze iminsi imbwira aya magambo, irambwira ngo bwira abantu bongere bakomere, abantu bongere basenge, abantu bongere babe maso. Kubera iki? Abantu benshi baritotombye kubw'amasezerano. Abantu benshi bageze kugiye baza ngo ariko Mana niyo twavuganye cyangwa ntago ari wowe. Ese koko wa Mana uracyakora? Ese koko wa Mana uracyariho? Yego, Imana yakiriho. No mu bigerageza Imana iriho, no mu ntambara Imana iriho, mu makuba Imana iriho, mu gihe bigoye Imana iriho. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Birashoboka ko uyu mwanya nawe uri kurebesha amaso yawe ukabona ko nta nzira byigize biba kuri Yobu. Yobu yigeze agera igihe abura inzira. Yobu abura inzira. Hari igihe umuntu abura inzira yo kunyuramo, hari igihe umuntu abura ubutabazi, hari igihe ibyo wiringiye birangira. Ushobora kwiringira ubucuruzi ubona ko bukomeye, ejo mu gitondo bugahomba. Ushobora kwiringira amafaranga, ejo mu gitondo agashira. Ariko abubaha Uwiteka ntabwo bazagira icyo bakena. Imana ishimwe cyane. Tagira kubwira ngo mu byo wubaha shyiramo kubaha Imana, shyiramo gusenga, shyiramo kongera kubana n'Imana. Mu ntambara urwana zo uhumura, Imana izakurwanirira, Imana izabana nawe. Dawidi avuga aya magambo, aravuga ngo imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza. Ni Dawidi wavuze aya magambo. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo imigunzu y'intare. Haleluya. Imana ishimwe. Haravuga ngo imigunzu y'intare basha gukena no gusonsa, ariko abubaha Uwiteka ntago bazagira icyo bakena. Dawidi yigeze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nari umusore none ubu ndashaje. Aravuga ngo sindabona umukiranutsi waretswe, sindabona umuntu w'Imana watawe. Reka nkubwire ngo abantu baguta, Imana ikagumana nawe. Ntambara zaba nyinshi. Byigeze bigera kuri Yobu. Yobu bimugeraho. Yobu umugore aramubwira ngo hakana Imana wipfire, abashuti baramubwira ngo Imana yiveho. Hari igihe umuntu ahura n'intambara bakavuga ngo n'ibyaha yakoze. Ariko nshuti yanjye, iyo uhuye n'intambara, Imana ibigira ngo isi yubahishe igihe Imana yabikoze. Imana ishimwe. Yobu baramubwira ngo ihakana Imana wipfire. Nigeze ngundi ijambo yanditse mu gitabo cya Yobu 14:7, aravuga ngo rega hari ibyiringiro. Imana ishimwe. Before dry instance uri eni madrayi uri papa. Aravuga ngo rega hari ibyiringiro. Aravuga ngo rega hari ibyiringiro. Aravuga ngo nubwo nta kazi hari ibyiringiro. Aravuga ngo nubwo nta mafaranga hari ibyiringiro. Aravuga ngo rega nubwo umugore yagiye cyangwa umugabo yagiye, erega hari ibyiringiro. Aravuga ngo haracyari ibyiringiro ku igiti iyo gitemwe, iyo cyongeye kumva amazi. Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo nzi biguciye intege, ntabwo nzi biguteye kwiheba, ntabwo nzi biguteye agahinda, ntabwo nzi bitumye uraho udasinziriye. Ariko ndagira ngo wongere waha Imana, ndagira ngo wongere wizere Imana, ndagira ngo wongere usenge, wongere ugire ibyiringiro, wongere ukomere. Yobu nawe aravuze ngo rega nubwo ndi guca mu ntambara ndabizi ko hari ibyiringiro. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Haravuga ngo rega hari ibyiringiro. Dawidi nawe aravuga ngo nimusogongere
mumenye yuko Uwiteka agira neza. Uwiteka twaramubonye, hari amajoro twabonye atari buke, aya majoro aracya, hari amanywa atari bwire, aya manywa arira, hari igihe abana babuze ishuri, Imana irazira yatanga, hari igihe wigabana gutazasoza, Imana irazira haba, hari igihe wateguye mariage ubona ko itazabaho, Imana iragushoboza iraba, hari igihe wabonaga ko nta byiringiro by'ubuzima, Imana ikuremera ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Tagira kubwira wowe ubabaye, Imana imaze iminsi imbwira ngo ije gutabara abantu bababaye, Imana ije kurengera abantu bababaye. Uyu mwaka abantu bazabona ko nta butabazi, ariko harimo ubutabazi. Kubera iki? Harimo ibigoye byinshi, harimo ibibazo byinshi, harimo intambara nyinshi z'ibibazo, ibibazo byinshi, impanuka nyinshi zitandukanye, ariko Yesu azabana natwe mu ntambara zikomeye. Imana izabana natwe. N'umwaka wo kwegera Imana, n'umwaka wo gusenga, n'umwaka wo kuba maso, kuko Imana ije gutabara abantu bayubashye. Imana ishimwe cyane. Wamaza ngo pastor ngewe Imana izantabara. Satani ategura intambara nyinshi zitandukanye, ategura ibitero byinshi bitandukanye, ariko Yesu nabashe kuturwanirira. Hari ingabo Imana imanuye ku buzima bwawe, hari ingabo Imana imanuye, hari ubutabazi Imana imanuye. Ndagiye kubwira ngo humura, Imana ije kubihindura, Imana ije guhindura amateka, Imana ije guhindura ubuzima. Wowe wiringiye Imana, niba utajya gunayiringira wongere uyiringire, Imana yakihindura amateka. Imana ihabwe icyubahiro. Dawidi aravuga ngo imigunzu y'intare basha gukina no gusonsa. Imana ishimwe. Aravuga ngo rikabubaho Uwiteka. Haravuze ngo nimusogongere umenye ko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Hahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka, mwubahe Uwiteka. Hahirwa umuhungiraho, hahirwa umuntu umwizera, hahirwa umuntu umwiringira, hahirwa umuntu usenga, hahirwa wamumenye. Imana ishimwe. Haravuze ngo hahirwa umuhungiraho. Ntago hahiriwe umuntu wiza agasoza. Kwiga ni byiza cyane. Ntago hahiriwe umuntu wabonye akazi uhembwa amamiliyoni, hoya. Nabyo kubihembwa ni byiza. Ntago hahiriwe umuntu wabyaye, oya. Nabyo ni byiza. Ntago hahiriwe umuntu wubatse amazu, nabyo ni byiza. Ahubwo hahiriwe umuntu wiringiye Uwiteka. Imana ishimwe. Hahiriwe uwamumenye. Uzi impamvu ibintu byose bijya bihinduka mu gitondo ukibaza uko bigenze. Nukuri kose ibyo wiringiye bijya bihinduka, ibyo wizeye bijya bihinduka mu gitondo bikagutungura ukibaza ngo bigenze gute. Wakwiringira akazi ukajya mu gitondo mu kazi, ugiye mu kazi bose ukababwira ngo ntago uri bukore. Yego, wakwiringira amafaranga aje bikarangira, wakwiringira ibyo ukora aje bigahagarara, ariko ahahirwa uwiringiye Imana. Hahirwa umuhungiraho. Mbese iyo wabihungira kurinde, iyo ufite agahinda uhungira kurinde, iyo ufite amarira uhungira kurinde. Nakubwiye ngo ushobora guhungira kuri mwene wanyu nawe ugasanga afite ibibazo bikuruta. Ushobora guhungira kukomeye nawe ugasanga afite intambara. Ushobora guhungira ku muntu wari uzi ko ari ukomeye mu buzima ugasanga nawe afite intambara n'ibibazo biruta ibyo ufite. Yego, ariko nuhungira ku Uwiteka ntagaza uko isoni. Tujya tugira abantu bagira ibibazo baguhungira ku bantu, umuntu ukamuganyira rimwe akakumva, wamana no kugenda hakuvuga cyangwa akaguseka cyangwa akaguhema. Ariko turashimira Imana itwumva kandi kadusubiza. Imana ishimwe cyane. Nimuhungire ku Uwiteka, hahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka, mwubahe Imana, mwongere musenge, mwongere mukizwe. Ntago iminsi turimo ari yo kujya mu byaha, oya. Ntago ari iminsi yo kwirara, oya. Ni iminsi Satani ahagurutse kugira ngo arwanye ubwoko bw'Imana, kugira ngo ateze ibibazo, kugira ngo ateze intambara zitandukanye z'ibigeragezo. Ariko kandi nanone ni iminsi Imana imanuye ingabo kugira ngo zirwanirire abera bayo. Ni iminsi Imana imanuye ingabo kugira ngo Imana irwanire abantu bayubashye. Nimwongere muze twegera Imana nshuti zanjye. Ibigeragezo ntibiguca intege, intambara urwana izigukure mu byizerwa. Ndagira ngo wongere wizere Imana, ndagira ngo wongere wubahe Imana. Wajya guyubaha, wajya gusenga, wajya wiriza, wajya wubaha Imana. Ukumva kubaha Imana ni ibyambere, ukumva gukorera Imana ni ibyambere, ukumva kuba imbere y'Imana ni ibyambere. Ariko Satani aguciye intege, aguciye imbaraga, Satani agusubisha inyuma. Ndagira ngo wongere ukomere, wongere wubahe Imana, wongere usenge, wongere ujye imbere y'Imana. Ntago Yesu azagukoza isoni. Haleluya.
ntago ebifodragi, ntago Yesu azagukoza isoni. Ndakurahiye bazakwitegera barebe ko zizagukora, Imana ntizabyemera. Bazaguha igihe cyo gupfa, Imana ntizabyemera. Uzaba intambara nyinshi zitandukanye, bigeragezo biziyongera, intambara n'ibibazo bibe byinshi, Imana igenda ikurwanirira. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Tuvuge ngo amina. Kuko abamwubaha, abagize guterata, abamwubaha batazagira icyo bakena. Abubaha Imana, bamwe basenga, bamwe bari imbere y'Imana, bafata igihe cyo gusenga, bafata igihe cyo kwiriza, bafata igihe cyo kuba imbere y'Imana. Reka mbwire umuntu uri umwanya mwiza n'Imana, nkubwire ngo humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ndakurahiye. Mana ishimwe. Ndakurahiye. Namenye kuri se w'imigisha, Mana imuri bihe, erega sinakurekura, sinakurekura, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Mana imuri bihe, erega sinakurekura. Dawidi n'umwana waye mu buzima bugoranye. Dawidi yabaye mu buzima buruhishe. Yari umwana wavutse, bene se ntibamwemera, na se umubyara nawe ntiyamwemeraga, ngo amwemere nk'umwana ufite agaciro, ngo amwemere nk'umwana ufite umumaro, ngo amwemere nk'umwana uzagira icyo yimarira. Oya. Impamvu ya mbere, Imana ihagurutsa Samweli iramubwira ngo jya kwa Yesayi, hari uwo niboneye uzaba umwami, hari uwo mbonye ufite umutima nk'uwo nshaka. Ahageze ngo bazana abahungu bamenyereye urugamba, abahungu bazi kurwana, ngo bagere imbere y'umutambyi Samweli, ngo agiye gusuka amavuta aranga. Mana ishimwe cyane. Nigeze nkunda umuririmbyi umwe yaravuze ngo ifi yawe ntawe uzayiroba. Wirira, wirira, ifi yawe ntawe uzayiroba. Umugisha wawe ntaho wagiye, icyo uzaba kiragutegereza. Naho abarobyi baba benshi mu kibaya, mu kiyaga, ifi yawe ntawe uzayiroba, ushitse umutima mu nda. Haleluya. Naho abarobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe ntawe uzayiroba. Mana ishimwe. Dawidi abana n'Imana, Dawidi akurana n'Imana, Dawidi arasenga, Imana iramwiyereka, agera igihe avuga ngo narabibonye, migunzu y'intare basha gukena no gusonsa. Yesu haravuga ngo imigunzu y'intare yari yabonye neza y'Imana, yari yabonye gukora kw'Imana, yabonye Imana imwimitira imbere ya bene se, yari yabonye Imana imuzamura imbere ya bene se, yari yabonye Imana imutambagiza umurwa, yari yabonye Imana imwagura, yari yabonye neza y'Imana. Aravuga ngo ndabibonye, migunzu y'intare ibasha gukena no gusonsa, ariko abubaha Uwiteka ntibazagira ikiza bakena, ntibazagira ubwo bakena, ntibazagira ubwo basonsa. Abana banyu ntibazabura uko biga, kuko mwiringiye Imana. Abana banyu inshuti yanjye ntabwo bazagusohora mu nzu wariringiye Imana, ntabwo uzakorwa n'isoni wariringiye Imana. Bazawugambanira bagira ngo ako kazi ukora ukaveho, Imana izi kurwanirire. Bazagambana bagira ngo ufungwe, Imana izi kurwanirire. Bazagutega imitego, Imana igenda igusimbutsa. Imana ishimwe cyane. Dawidi aravuga ngo ndira ndabibonye. Haleluya. Nda eni madrayi, nda ebifo, ndabibonye. Ndabihamya kuri Imana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Ndabihamya kuri Imana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Aravuga ngo before any madry instance manda ya sire grome. Aravuga ngo tutererebo imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abo Uwiteka ntibazagira icyo bakena. Mana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, ongera wubaha Imana, ongera usenge, ongera wizera Imana. Ntabwo Yesu azagukora isoni. Hari byinshi bitwitegeye ngo birebe ko zizadukora, hari ibyaduhaye igihe ngo birebe ko bizadukora. Satani n'umugome agenda azana ibitaro bitandukanye, intambara zitandukanye, bigeragezo bitandukanye kugira ngo ducike intege. Hari kabiringiye Imana, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Birashoboka ko warucitse intege, birashoboka ko warusubiye inyuma, wenda ubuze ibyiringiro. Hari igihe umuntu abura ibyiringiro by'ubuzima, bijya bibaho.
mama bibaho, komera mama nkurikiranye, komera papa nkurikiranye, musaza wanjye murumuna wanje, uhumura nawe ejo bazagusaba, nawe uzashingirwa nk'abandi, nawe uzubaka nk'abandi, nawe uzagira inzu nk'abandi, iyo cyamunara Imana izayikuraho, ayo madeni Imana izayishyura, wowe gira umwanya wo kubana n'Imana, ntiwemere gucika intege, ntiwemere gusubizwa inyuma n'ibigeragezo, intambara Satani ateza ntizigusubiza inyuma, ahubwo zigutere gusenga, zigutere gukomera. Yesu ajya anyuranya ibihe, Yesu ajya ahindura amateka. Mana ishimwe cyane. Hari igihe umuntu ageramo akabona ko birangiye, mpagaze ku mpanga, vuga imbaraga zawe ko nta butayu udakuramo umuntu. Mpagaze ku mpanga, vuga imbaraga zawe ko nta butayu udakuramo umuntu. Nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda, ntabwo babwibihe, humura Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda, ntabwo babwibihe, humura Yesu ari ku ngoma we. Aracyariho Yesu, aracyariho Yesu, aracyariho, urupfu ntirwamuheranya, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho we. Aracyariho Yesu, aracyariho Yesu, aracyariho, urupfu ntirwamuheranya, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho we. Mana ishimwe. Haleluya. Turi ku ijambo rivuga ngo nimusogongere, mumenye ko Uwiteka agira neza. Nimwongere mu musogongere, nimwongere mu mwegere, nimwongere musubire ku rufatiro, nimwongere mwongere byo gusenga, nimwongere mwizere, nimwongere mu imbere y'Imana, nimwongere mwizere Imana, nimwongere mwubaha Imana. Mana ishimwe cyane. Nimwongere abaribyi, mwongere mwubaha Imana, abanyamasengesho mwongere mwubaha Imana, abashima mwongere mwubaha Imana, bavuga ubutumwa mwongere mwubaha Imana, nimwongere muyizere, nimwongere muyiringire. Ntago Yesu azadukoza isoni. Mana ishimwe. Ntago Yesu azigira dukoza isoni, ntago Yesu azaduhana mu byago no makuba. Yesu azabana natwe mu ntambara duhura nazo, Yesu azabana natwe mu bigeragezo duhura nabyo, Yesu azabana natwe. Ndagira ngo wongere wizere Imana, ndagira ngo wongere wizere Imana, ndagira ngo wongere usubire mwanya mwiza wo gusenga. Mana ishimwe cyane. Nafashijwe mwihangane. Birashaka ko Satani yahugabyeho ibitero, birashaka ko uyu mwanya uri kurebesha amaso y'umubiri ukabona ko nta butabazi, ariko imbere hari ingabo, n'inyuma hari ingabo, impande n'impande hari ingabo. Nukuri hari ingabo, hari ubutabazi, hari ibyiringiro. Mana izabana nawe. Mana ishimwe cyane. Yesu azakugira neza, Yesu azagutabara, Yesu aragukunda, ntago azagukoza isoni, ntago azaguhana. Mana ishimwe. Ntago azigira gukoza isoni. Igihe cyose wubashye Imana, igihe cyose wabaye umwanya mwiza w'Uwiteka, ntago Yesu azagukoza isoni. Hari amagambo ari hano nayo yankoze ku mutima, aya magambo aranejeje. Igitabo cya Zaburi none 12 murongo wa 6 haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo gusuza umutima k'umukene. Haleluya. Noneho Uwiteka kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo gusuza umutima k'umukene. Haleluya. K'umukene. Noneho ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni, ndashyira mu mahoro ko bavuze ko ntacyo azimarira, ndashyira mu mahoro ko bavuze ko ntazagera, ndashyira mu mahoro wa wundi uhora atotezwa, wa wundi uhora arira. Nshuti yanjye, ndagira ngo mbwire ngo humura, agahinda kawe, amarira yawe Imana ije kuyashyiraho iherezo. Nukuri mbonye abantu Imana igiye kugira neza. Ndabona umuntu umaze igihe kirekire aribwa umutwe wawe ujya kumva ukumva ni nk'umuriro watsemo, ukumva ni nk'ibintu wikoreye ku mutwe bishyushye. Imana ije ugukiza byo n'ibitero by'abarozi, Imana ije kubikuraho.
ndabona umuntu uribwa umugongo warawuvuje igihe kinini ugeze ku rwego umugongo utabasha kwicara iyo wicaye bakwegamisha ibintu bituma wegamaho uwo mugongo Imana ije kuwukiza ndabona umuntu umaze igihe kirekire asengera akazi ubwo bushomeri Imana igiye kubukuraho before dry instance manda ya sire grome uri papa numvisha umwuka nyongorera ndabona umwana w'umukobwa uhora upfusha ubukwe abafiance bose uko baje niko bagenda ndakurahiriye Imana ije kuva no mugambi wa Satani Imana igiye gukorera ubukwe Imana igiye guhinduranya amateka uyu muntu watawe uwo wagutagiye ugaruka Imana igiye kunyuranya ibihe Imana igiye guhindura ubuzima Mani shimwe before dragi ndabona umuntu urwaye amaguru arakubabaza cyane amavi y'ugenda mbarimo ikibazo aya maguru Imana ije kuyakiza numvisha umukanyangorera uyu muntu urwaye mu impyiko zirakubabaza Imana ije gukiza ndabona ubutabazi bw'Imana ndabona gukora kw'Imana ndabona amafuta y'Imana ndabona umucyo w'Imana Imana ije kurwanira Imana ije kubatabara intambara muri kurwana ziva kuri Satani Imana igiye kuzikuraho ndagira ngo twinje mwanya mwiza wo gusenga nshuti yanjye ndagira ngo ubwire ngo komera ndagira ngo ubwire ngo izere Imana ndagira ngo ubwire ngo iringire Imana ndagira ngo ubwire ngo wicike intege haleluya witendebuka uyu muntu urwaye igifu gihe kinini Imana igukije igifu ndimo ndabyumva iyo kansa Imana ije kuyikuraho iyo diabete Imana igiye kuyikiza uyu muntu uhorana amarira uhorurira uhorana agahinda uhorana umubabaro Imana ije guha umunezero agahinda kawe Imana ije ukamaraho humura mwene data uyu muntu wavuze ngo ntabwo uzongera gusenga nukuri mbonye Imana iguha imbaraga zo gusenga wari umaze gucika intege wari umaze gusubira inyuma Imana ije kwambika imbaraga hayo n'umwuka nyongoreye uvuga ngo sinyikunda abahanuzi oya ntacyo upfa n'abahanuzi ni Satani guca intege ni Satani ukorera ko Imana idakora ukorera ko Imana idasubiza ariko Imana irasubiza Imana irakora nukuri Imana irakora ntago abahanuzi bose arabateka mutwe oya gihe kimwe Eliya yigeze avuga ngo ninge muhanuzi usigaye none nangeze bera ari kungenza Imana iramubwira ngo oya Eliya we haracyari 7 bitarapfukamira Bayali haracyari abo kunyubaha Imana iracyafite abakozi ndagira ngo wongere ukomere ndagira ngo wongere uzere Imana nukuri humura witinya senga bimbere y'Imana Yesu yiteguye kugira neza Yesu yiteguye gutabara Yesu yiteguye kurengera Imana ishimwe uhumure mwene data wongera wizera Imana biravuze ngo hahirwa umuhungiraho hahirwa umwizera hahirwa usenga hahirwa ubaha Imana hahirwa wirinde icyaha ndetse n'igisanaco hahirwa ugendera mu mwanya mwiza w'Imana uwo ntazigira korwa n'isoni reka mabwire ngo Imana ikomeze kubagira neza niba rucitse intege bwira Imana ngo nyambika imbaraga niba rusubiye inyuma bwira Imana ngo mbabarira niba ragiye mu byaha bwira Imana ngo mbabarira bwira Imana ngo nyeza wongera wizera Imana wongera imbere y'Imana ube mwanya w'Imana Yesu azakugira neza Yesu azagutabara izo ntambara urwana Imana izazikurwanirira ibibazo uhura nabyo Imana izabikuraho igihe cyose wabaye imbere y'Imana kandi ntugatinye n'ibibazo ntugatinye ibigeragezo mu ntambara duhura nazo nizo zidukomeza ni nabwo dukomera tukabagenzi bagana ijuru nuba mu bibazo gusa nuba mu munezero gusa uzamenye ngo ntago umwanya mwiza w'Imana ariko nugera mu gihe cy'intambara uzamenye ngo uri mu gihe cyiza cy'Imana uzamenye ngo Imana iri mu ruhande rwawe uzamenye ngo Imana izakurwanirira humbura komera ihangane senga wambaza ngo past intambara ndwana nzazivamo yego humura hamwe n'ibitugerageza Imana igiye ducira kansu hamwe n'ibitugora hamwe n'ibigeragezo duhura nabyo nigeze nkunda abadive bari ibindirimbo nkunda baravuga ngo ibyinyura muri bigiye gitoya aravuga ngo ntago bihoraho nta kitagira iherezo umunsi uri murarira ejo uzaseka yego ndakurahiriye hagara uzahura ubabaye ntago before dry hagara uzahurira mama hagara uzahura n'agahinda so uzagumana ugumba Imana izaguha umwana hagara uzahura intambara mu rugo Imana izazikuraho hagara uzahura babaye hagara uzahura n'ubushomeri oya Musa abana bari ejo bashonje Imana izabikuraho Musa abana bize ejo byanze Imana izabikuraho ahubwo fata umwanya mwiza wo gusenga fata ibihe byo kubana n'Imana ongera wizera Imana hari igihe umuntu ageramo akabona ko birangiye bijya biturangiriraho
ariko turashimira Imana kaho birangiriye ari Imana itangirira. Hari igihe birangira tumva ndi gufashwa, hari igihe birangira aba wiringiye bakagenda, aba wizeye bakagenda, hari igihe birangira igihe wari mu mahoro ukabona uhisuwa n'ibitero by'abadayimoni, gahita ubona intambara utateguraga. Bijya bibaho, ariko turashimira Imana ko mu ntambara zose duhora nazo Imana igenda iturwanirira, Imana igenda ituneshereza. Ndagira ngo nkurarike mwene data, nkongera ngukumbuze kongera kwegera Imana, nongera ngukumbuze kwa mwanya mwiza wo gusenga, kwa mwanya mwiza wo kwizera Imana, kwa mwanya mwiza wo guhungira kuwiteka. Ibyo wahugiragaho byose n'ubusa. Imana ishimwe. Ndagira ngo wongere wegera Imana, mutima wabwira ngo tuza mutima wanje, tuza uturize uwiteka, wongere ukomere, wongere wizera Imana, wongere usenge. Yesu azakugira neza, Yesu azagutabara. Ndagira ngo dusenge Imana. Imana ibaho umugisha. Nongera nshimire mwebwe mudahema kudukurikirana, abakunda ibiganiro byacu, abo tubana ku Mana n'Inzira TV. Imana ibaho umugisha. Abakora subscribe, abakora comment, mwebwe mukora comment, abashimira, mbese abakunda ijambo ry'Imana. Imana dati bahereza umugisha. Munyemere dusenge. Mana turagushimye kandi turakubashye. Zina ryawe Mana rihabwa icyubahiro, bwami bwawe nibuze. Imvugo yiwe ni ame, tegereza umusinisa. Ubwari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Mana nyemereho umugisha badukurikiranye, ubagire neza data, wagura imbago zabo, sengeye abarwaye, Mana unyemere ubakize, sengeye abashonje, Mana ubagaburire, sengeye abashomeri, Mana ubaha akazi, abadukurikiranye, Mana ubagire neza, uha umugisha buri wese wabanye natwe, uha umugisha igihugu cyacu n'abanyarwanda, uha umugisha abatuyobora, uha umugisha Yesu buri muntu wese wakunze ijambo, buri wese twabanye, abadukurikiranye ubaha umugisha, abakora comment, abadushyigikira, abadusengera, Mana ubagire neza. Tugushimiye kubyumvishije, tugushimiye kubikoze. Ngaho komeza kutugenda kuba natwe, ubuntu bwawe n'urukundo n'imbabazi komeza bitubeho mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, naho ubutanda bakunda. Shalom shalom shalom.